Oh haleluya, uri uwo kwizerwa Yesu we. Inshuti bakunze b'ikiganiro ubuzima bufite intego kuri Kamera Gospel TV Show, twongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana bane namwe. Tugeze ku munsi wawo wa 21, dusigaje iminsi 19 kugira ngo turangize urugendo rw'iminsi 40 ku gitabo cy'ubuzima bufite intego. Wowe dukurikiye, twifurije kugira iminsi mikuru myiza. Twarangije Noheli, turimo turizihiza iminsi mikuru yindi, harimo n'umunsi mukuru wo gusoza umwaka. Ese uyu mwaka urangije ni uwuhe murongo ufashe w'ubuzima bwawe kugira ngo Uwiteka Imana yakuremye ugendane nawe mu buzima bwawe? Tujye gusenga Imana, dutangire dusoma mu izina rya Yesu. Mana, warakoze kuko watubereye Imana, watubereye umuremyi, watubereye umurinzi, wabanye natwe muri byose, watugiriye neza. Tugeze ku munsi wa 21 wo gusoma igitabo. Tugeze ku minsi ya nyuma, harabura iminsi mike cyane kugira ngo dusoze umwaka. Uko wabanye natwe no kutugira neza, hafi mu izina rya Yesu. Tugeze ku munsi wa 21 uvuga ngo kurengera itorero ryawe. Mwateranijwe hamwe mu mahoro kubw'umwuka, nuko muharanire gukomeza hamwe muri uruntu. Pawulo yandikira Abefeso igice cya 4 umurongo wa 4 na 3 haravuga ngo ubwo mwateranijwe hamwe mu mahoro kubw'umwuka, nuko muharanire gukomeza hamwe mutyo. Geretse kuri ibyo byose, mureke urukundo abe ari rwo ruyobora ubuzima bwanyu, nibwo itorero ryose rizaguma mu bumwe ruhuje bwose. Bakapara Kolosayi nanone igice cya 3 umurongo wa 14. Ni inshingano yawe kongera ubumwe bw'itorero ryawe. Ubumwe bw'itorero buhabwa agaciro kenshi mu isezerano rishya, mu buryo buhabwa umwanya uruta wahawe ijuru cyangwa se umuriro w'iteka. Imana yifuza cyane ko tugirana ubumwe no guhuza umutima hagati yacu. Ubumwe nibwo mutima w'ubusabane. Iyo ubushenye, umubiri wa Kristo uba wambuye umutima. Ubumwe nibwo shingiro, niwo mutima w'imibanire Imana ishaka hagati yacu abagize itorero ryayo. Umwana n'umwuka wera bafatanijwe kuba umwe. Imana ubwayo niyo icyitegererezo cy'urukundo rwitanga, icyitegererezo cyo guca bugufi, gushyira abandi imbere no guhuza umutima kutagira amakemwa. Nk'uko buri mubyeyi anezerwa iyo abona abana be bashyize hamwe, babanye neza, bahuje, n'Imana niko inezerwa iyo ibona abana bayo babanye neza. Mu masaha ya nyuma Yesu mbere y'uko apfa, mbere y'uko amufata, Umwami Yesu yasengeye cyane ko tuba umwe. Ubumwe bwacu nibwo yari afite mu mutima kuruta ibindi byose muri aya masaha aruhishe. Icyo nicyo cyerekana agaciro ahaye ingingo. Nta kintu na kimwe ku isi Imana iha agaciro nk'ako itorero ryayo. Yaritinzeho rero, itanga ikiguzi gikomeye. Niyo mpamvu ishaka ko ririndwa, cyane cyane ingaruka zirisenya ziterwa n'amacakubiri, amakimbirane no kudahuza umutima. Niba uri mu muryango w'Imana, niba umurimo wawe kurinda ubumwe bw'itorero usengeramo, utegekwa na Yesu Kristo ubwe guharanira kurinda ubumwe, kurengera ubusabane no guteza imbere guhuza umutima mu itorero rwamo no mu bandi bizera. Biravuga ngo mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka murongo w'amahoro. Ibyo rero twabikora dute? Ibi biduha inama zo kubishyira mu bikorwa. Twite ku biduhuza aho guhanga amaso kubidutandukanya. Pawulo aratubwira ngo mureke dushishikarire ibihesha amahoro no gukomezanya. Nk'abakristo duhuriye mu kumwami umwe, turi umubiri umwe rero, duhuje intego, dufite data umwe, umwuka umwe, ibyiringiro bimwe, kwizera kumwe, umubatizo umwe n'urukundo rumwe. Dusangiye agakiza kamwe, ubuzima bumwe ndetse n'umurage umwe. Ibyo nibyo ibintu biruta kure ibindi byose bishobora kuba bidutandukanya bashobora kurondora. Ibyo biduhuza nitwe dukwiye gushyiraho umutima kuruta ibidutandukanya n'abandi. Tugomba guhora twibuka ko Imana ariyo yahisemo kuduha imyitwarire itandukanye, aho duturuka hatandukanye, amoko n'ibyo dukunda bitandukanye. Niyo mpamvu dukwiye guha agaciro no kwishimira ibyo bituma tudasa, aho kubyihanganira gusa. Imana ishaka ko tugirana ubumwe, ntidusaba kuba kimwe. Aho kuba gushaka ubumwe, ntitugomba kwemerera ibintu bituma tudasa ngo bidutandukanye.
tugomba gutumbira iby'ingenzi kuruta ibindi, ari byo kwiga gukundana nk'uko Kristo yadukunze, no gusohoza imigambi itanu Imana yaremeye buri umwe wese muri twe mu itorero ryayo. Habaye amakimbirane n'ikimenyetso cy'uko abantu baba bahaye agaciro ibidafite umumaro, ibintu Bibiliya yita ibibazo by'ubupfu bikurura impaka z'amagambo. Iyo dutangiye gushyira imbere imico y'abantu, ibyo dukunda, uko dusobanura ibintu, uko dukora n'ibindi nk'ibyo, amacakubiri aza abikurikiye. Ariko iyo dushyize imbere gukundana no gusohoza imigambi y'Imana, bizana mu bwumvikane. Icyo cyatumye Pawulo yinginga ngo mureke habeho guhuza nyakuri, kugira ngo kubaho ibice mu itorero. Ndabinginga rero ngo muhuze imitima, ibitekerezo n'inama. Ujye ushyira mu gaciro itegereje ku bandi. Iyo umaze gusobanukirwa ubusabane nyakuri uko Imana ibushaka, biroroshye cyane gucibwa intege n'intera iri hagati y'uko ibintu byakagombye kumera n'uko bimeze mu buzima bwa buri munsi. Ariko uko byamera kose, tugomba gukunda itorero n'umutima wose, nubwo turibonaho byinshi bidatunganye. Gukunda ibyiza wifuza ukagaya ibiriho ufite byerekana kudakura. Ariko nanone kwakira ibiriho ntitwifuze kugera ku byiza byagombye kumera nabyo ni ukwirara. Gukura ukaba usheshe akanguhe ni ukwemera byombi. Abandi bizera bazagutenguha ndetse baguhemukire, ariko ibyo si impamvu yo guhagarika gusabana nabo mu muryango wawe, kabone n'iyo bakitwara nabi, kandi ntushobora kubitarura ko wishakiye. Imana iratubwira ngo mwihanganirane, mwirengagize amakosa y'abandi kubw'urukundo. Abantu benshi batakaza icyizere mu itorero kubera impamvu nyinshi zumvikana. Urutonde rwaba rurerure, tuvuze amakimbirane, ubuhemu, uburyarya, uburangare, amatiku, guca imanza n'ibindi byaha dusanga mu itorero. Aho gutangara no kumirwa rero, twagombye kwibuka ko itorero rigizwe n'abanyabyaha, kuko natwe ubwacu turi, kubera ko turi abanyabyaha, duhemukirana rimwe na rimwe twabigambiriye, ubundi tutabigambiriye. Ariko aho kugira ngo ibyo bidutere kuva mu itorero, twagombye kuguma aho turi, tugashaka ahubwo uburyo duhindura ibintu iyo bishoboka. Ubwiyunge niyo nzira yonyine yo gukomera mu mutima no kugirana ubusabane nyakuri kuruta kunga ibibazo. Gutandukana n'itorero ryawe iyo ubonye ibitakunejeje, cyangwa se iyo yatekerezaga ko byakorwa nk'ikimenyetso cy'ubwana. Imana ifite ibintu ishaka kukwigisha, kandi n'abandi ibafitiye ibyabo, kandi nta torero ritunganye ririho ushobora guhingukiramo ukumva unyuzwe. Buri torero rifite intege nke zaryo n'ibibazo byaryo. Nujya ahandi naho ntuzatinda kuhabona ibitakunezeza. Uwitwa Groucho Marx yari azwi cyane kubwo kuvuga ko atakwishimira kuba umunyamuryango w'ishyirahamwe ryamwakira nk'utagira inenge. Niba uzajya mu itorero ridafite inenge, ubwo buziranenge nibwo buzakwirukanamo, kuko wowe utari intungane. Dietrich Bonhoeffer wari umupasitori wo mu Budage wishwe kubwo guhangana n'ingoma ya Hitler. Kubw'ibibi byinshi yakoraga, yanditse igitabo cyiza ku mibanire myiza yo mu itorero yise Life Together, ubuzima n'ubusabane. Muri icyo gitabo avuga ko kubona inenge mu itorero ryawe ari ikintu cyiza, kuko bikuraho ibyiringiro bidafite ishingiro byo kubona itorero ritunganye. Nitwikuramo hakiri kare ko itorero rigomba kuba ritunganye kugira ngo tubone kurikunda, bizatworohera kuva kwishushanya, dutangire kwemera ko twese turi abanyabyaha bakeneye ubuntu bw'Imana gusa. Aho niho imibanire myiza nyakuri itangirira. Buri torero ryashoboraga kwandika icyapa rikakimanika ku muryango rivuga ngo intungane ntizirushye zinjira, hagenewe gusa abemera ko ari abanyabyaha. Bakavuga ko bakeneye ubuntu
kandi bakifuza gukura. Bonofa yaravuze ngo ukunda ishusho y'umuryango wa Kristo yifuza akayirutisha umuryango nyakuri abona, azahinduka umwangizi w'umuryango. Nudashimira Imana buri munsi kubw'umuryango wa Kristo urimo, kabone n'iyo ntacyo baba bafite gihambaye nk'ubutunzi bugaragara, ahubwo bakaba barangwa n'intege nke, kwizera guke n'ibibazo. Niba twirirwa dutotombera Imana tuvuga ko ibintu byose ari akavuyo matiku, ubwo tuba tubuza Imana guha iteraniro ryacu inzira yo gukura. Uhitemo gutera abandi umwete aho guca imanza, guhagarara ku ruhande ukarasa imyambi abarimo gukora ibyo gukora byoroha cyane kuruta kwinjira mu kazi ugatanga umusanzu wawe. Imana ihora itubwira ngo twirinde kunegurana, kugereranya cyangwa se gucirana imanza. Iyo unegurira ibyo undi mukristo akora mu kwizera kandi uke ku mutima, ubangamira iby'Imana irimo gukora. Urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza. Shebuja wenyine niwe ufite ubwo burenganzira bwo kwemeza niba ibyo akora ari byo cyangwa se atari byo. Pawulo yongeraho ko utagomba gucira imanza cyangwa gusuzugura bene data udahuje imitekerereze. Gituma ucira mwene se urubanza ku byo akora, ni iki gituma umuhinyura? Twese tuzacirwa urubanza umunsi umwe, kandi ntiruzaba rushingiye ku myumvire y'abantu, ahubwo ni ku myumvire ya Kristo. Iyo ntangiye gucira mwene data urubanza, hari ibintu bine bihita bimbaho. Ntakaza ubusabane n'Imana, mba nishyize ku mugaragaro kwiyemera kwanjye n'amahoro make mu mutima wanjye, mba nshyize mu rubanza rw'Imana kandi mba nishishe imibanire myiza y'itorero. Umutima uca imanza ni ingeso yica byinshi. Bibiliya yita Satani umurezi wa bene data. Ni umurimo wa Satani kuvuga ibitagenda, gutotomba no kuvuga niba nabi abo mu muryango w'Imana. Igihe cyose dukora ibyo ngibyo, tuba twaguye mu mutego wo gukora umurimo wa Satani mu cyimbo cye. Ujye wibuka iteka ko abakristo kabone niyo mwaba mudahuje imitekerereze inshuro ijana, atari bo banzi bawe by'ukuri. Iyo dukoresheje igihe dusumbanisha cyangwa se tunegura abandi bizera, tuba twangije twari gukoresha kubaka ubumwe bw'itorero umurimo turimo. Bibiliya avuga ngo twiyemeze gukoresha imbaraga zacu no kubana neza mu mahoro. Jya ufasha abandi amagambo abahugura, andi abungura, ntukabasubize hasi ubashakaho amakosa. Wirinde kumva amazimwe. Amazimwe ni igihe utanga amakuru ku bibazo bitakureba kandi ukaba utanabishakira igisubizo. Urabizi neza ko gukwiza inkuru z'impuha atari byo, ariko wagombye gutera intambwe irenzeho ukanga kuyumva. Niba ushaka kurinda itorero ryawe, kumva amazimwe ni nko kwakira ibintu by'ibihibano kuko bigushyiraho urubanza nk'aho nawe wakoze icyaha. Umuntu natangira kukubwira amazimwe, ujye ugira ubutwari bwo kumuhagarika, umubwire uti mbabarira urekeraho, ntabwo nkeneye kumenya ibyo amubwira. Ese ubundi mwabanje kubivugana n'uwo umbwira? Niba wumva umuntu akubwira abandi nabi, uzamenye ko nawe nagera hirya azakuvuga nabi. Bene uwo muntu ntushobora kumwiringira. Niba ukunda kumva amazimwe, Imana ikwita gashoza mvururu. Abagashoza mvururu batega amatwi bagashoza mvururu bandi. Bene abo iyo bazana ibice mu itorero, bahora bitekerezaho gusa. Icyabaje nuko mu mukumbi w'Imana ibikomere byinshi intama zibiterwa n'izindi ntama, no kubiterwa n'ibirura byo hanze. Pawulo yatuburiye kwirinda Kristo baryana, baconcomerana, bityo bagasenya ubumwe bwabo. Bibiliya iravuga ngo bene abo bagashoza mvururu twari dukwiriye kubatera umugongo. Inzimuzi imena amabanga. Ukizuze no kunda kuvugagura. Uburyo bwihuse bwo gushyira iherezo ku makimbirane mu itorero cyangwa se mu matsinda ni ugushyira mu mucyo abakwiza amazimwe kandi ukabasaba kutongera. Salomo yaravuze neza ngo iyo umuriro ubuze inkwi urazima,
Iyo amazimwe ashize, intonganya zirahagarara. Ukoreshe uburyo bw'Imana bwo gukemura amakimbirane. Uretse ya mahame twabonye mu gice kibanza, Yesu yahaye itorero uburyo bworoshye bwo gukemura ibibazo byo mu ntambwe 3. Mwene so nakugirira nabi, ugende umumenyeshe icyaha cye muri mwenyine, nakumvira uzaba ubonye mwene so. Natakumvira, witwaze undi cyangwa babiri kugira ngo aho abagabo babafashe kuvugisha ukuri. Wowe ubigerageze, nabananira akanga kumvira, ubimenyeshe itorero. Kenshi iyo habaye amakimbirane, biroroha kubwira undi utarebaho kugira ubutware bwo gusanga uwo dufitanye ibibazo, tukamubwiza ukuri mu rukundo. Ibyo bituma ibintu biba bibi kurushaho. Niyo mpamvu wari ukwiye gusanga uwo mufitanye ikibazo wari ubwira. Kuvugana imbone nkubone niyo ntambwe ya mbere, kandi wagombye kuyitera hakiri kare. Niba mudashoboye kwikirana mwembi, nawe ukurikiraho ni ugutora abagabo, hitwaza umwe cyangwa babiri kugira ngo babafashe gusesengura ikibazo no kubunga. Mwakora iki rero niba yarananiye musanze yanze akabananira akanga kuva ku izima? Yesu yavuze ko iyo bigeze kuri iyo ntera, ubishyikiriza itorero. Uwo muntu nakomeza kwanga kumva, uzamufate nk'umupagani. Ushyigikire umushumba wawe n'abayobozi. Nta mu bayobozi b'intungane babaho, ariko Imana yabahaye ubutware bwo kurinda ubumwe bw'itorero. Mu gihe habayeho guhangana hagati y'abantu, uwo ni umurimo udashimishije. Abashumba benshi basabwa gukora umurimo uvunanye wo kuba umuhuza hagati y'abahemukiranye, abahanganye cyangwa se abakristo bakiri mu bwana kwizera, kandi bahawe umurimo ukomeye wo kugerageza kunezeza bose. Ibintu bigoye ku buryo na Yesu ubwe atabishoboye. Bibiliya ivuga yeruye ko uburyo dukwiriye kwitwara mu kubatuyobora, mwumvire ababayobora, mubagandukire kuko b'amaso barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Mubumvire kugira ngo babikore banezerewe batagononwa. Ese mwakunguka iki babikoze bibavuna? Abashumba hari umunsi bazahagarara imbere y'Imana basobanura uburyo barinze ubugingo bwanyu, barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Ariko nawe hari ibyo uzabazwa. Uzasobanura imbere y'Imana uko wumviye abakuyoboraga. Bibiliya iha abashumba amabwiriza asobanutse y'uburyo bagomba gufata abantu b'amacakubiri mu itorero. Bagomba kwirinda kujya impaka, bakigishanya ubugwaneza ababarwanya, kandi bakabikora babasengera ngo bahinduke. Bakaburira abakunda guhangana, bakingingira abantu kugendera muri gahunda n'ubumwe. Bagacyaha abasuzugura abayobozi, kandi bagashyira hanze y'itorero abanze kwemera ubuyobozi bahawe. Turengera itorero iyo twubaha abadukorera batuyobora. Abashumba n'abakuru bakeneye ko tubasengera, tukabatera ingabo mu bitugu, tubashima kandi twubakunda. Dufite itegeko rivuga ngo mwubahe ababayobora, bakora bitanze hagati muri mwe, bubahwe, bahawe umurimo wo kubagaburira, wo kubahugura, bakabayobora mu kumvira, mubahundagazeho amashimwe n'urukundo. Ndaguhugurira kwemera uruhare rwawe mu kurengera no guteza imbere ubumwe mu itorero ryawe. Ushyire imbaraga zawe zose muri ibyo, Imana nayo izakwishimira. Ntabwo bizakorohera uko ubikoze. Rimwe na rimwe uzakora ibyiza bikwiriye nk'umubiri wa Kristo, nubwo bikugoye ugaha umwanya wa mbere inyungu z'abandi. Iyo ni imwe mu mpamvu zateye Imana kudushyira mu itorero nk'umuryango. Ni ukugira ngo twige kutirebaho. Iyo turi mu bandi, twiga kuvuga ngo twe, aho guhora uvuga ngo njye, ukavuga ngo ibyacu aho kuvuga ngo ibyanjye. Imana iravuga ngo ntihakagire umuntu wizirikana ubwe, ahubwo azirikana abandi bashakira ibyiza. Imana iha umugisha itorero rigendera mu bumwe
Mu itorero ryacu rya Saddleback, muri buri mukristo asinya indahiro irimo isezerano ryo kurengera ubumwe bw'itorero. Ubw'iryo torero ryacu ntiryari ryagira amacakubiri aricamo ibice, kubera ko ari iteraniro rikundana rikagirana ubumwe. Abantu benshi bifuza kurizamo. Muri iyi myaka 7 ishize twabatije abantu bashya bagera ku 9,100. Iyo Imana ifite impinja nyinshi ishaka ko zivuka, izishakira itorero risusurutse. None wowe ukora iki ngo itorero ryawe rihinduke umuryango ususurutse kandi urimo urukundo? Hari abantu benshi aho utuye bashaka urukundo n'ahantu abakira. By'ukuri buri muntu ashaka kandi akemera cyangwa se akenera gukundwa, kandi abantu nibabona mufite itorero ry'abakristo bakundana by'ukuri bakita ku bandi, bizagusaba gukinga imiryango, kuko uzabona ko utazabona aho ubakwiza abantu. Kuri uyu munsi duteze amatwi turimo turibaza ngo mbese mu itorero ryanjye niyo nshingano yo kurengera ubumwe bw'itorero mfite? Ikindi ni uko tugomba kuzirikana ijambo rivuga ngo nuko rero twibande ku buzima, kubizana ubwumvikane no gukurira mu bumwe, no kugira ngo tuzane abizana amakimbirane. Hari ikibazo twakwibaza ngo ngese ni iki njyewe ndakora iki kugira ngo ngendere mu bumwe bw'umuryango w'itorero ndimo? Bene data, Imana yaguhamagaye kugira ngo ube mu itorero nk'umuryango wawe, kandi ikeneye ko uriwe muri uru rugingo rw'ingenzi ruzana ubumwe muri ryo. Reka dusenge Imana kugira ngo dushoboze aho turi dusengera cyangwa umuryango tuvukamo bihinduke urubuto rwiza rwera mu muryango, rukera imbuto y'ubumwe muri uwo muryango. Reka dusenge Imana. Mana, uri mwiza kandi ushobora byose, ni wowe waturemye kandi waduhamagaye. None Mwami, tumenye neza ko dukwiye kuba urugero rwiza rw'ubumwe mu itorero turimo. Dushoboze kugira ngo itorero turimo tubemo urugero rwiza rw'ubumwe bukwiye kuboneka. Dufashe n'umugisha wawe ko dusoza umwaka tuwurangiza, dukomeze imbaraga zo gukunda itorero ryacu, kandi ikindi dushoboze kugira ngo iminsi turangiza yose yo kumenya ubuzima bufite intego izarangire dusigiye icyigisho kizima gikwiriye kugira ngo tube abantu ushaka. Urakoze kutugira neza muri byose mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Amen. turakuvuga ko uri uwera ntabwo ujya uneshwa. Ujya uneshwa, ujya uneshwa, Oh yes, ujya uneshwa. ujya uneshwa, ujya utsinda.